Ngende kugira ngo ntange igitekerezo kuri ino filime umukobwa wo mu bakire yihinduye umuyede. Ndi gushaka ko MK azakora ibishoboka, agakora ibishoboka finali basi tukazabona yashyingirwanye na Cyusa, kuko ngiye mbona iriya couple ari imwe muri couple ziberanye bro. Ntabwo mwe mujya mubibona? Niba ari ikibazo cyanjye ntabwo mbizi pe, ariko iyo ndebye iriya couple nkabona bari kumwe man, ni byiza. Ndetse banakundana na Diane mu musore w'umukire n'izindi filime bagiye bakina z'urukundo, kuri nyine ubona ko babifitinga ari ibintu bimeze neza. So ngende kwisabira ikintu kimwe kandi mumbabarire mukimfashe, ni ikintu kiri possible, ni ikintu gishoboka ndetse cyanashimisha bamwe mu bafana benshi. Umuntu ukunda iyi filime iki kintu nabona ko ari cyo naze muri comment nawe ambwire, kandi nabona ko atari nacyo ajye muri comment abivugeho. Bro, kuki muri filime nyarwanda badukinira filime finale episode ya nyuma tuzi yuko nyine bakanapanga ubukwe pe? Abantu mwabonye The Homeless Girl mwarabibonye, abantu barebye n'izindi filime nyinshi ngenda mbibona henshi, bapanga ubukwe kuva kuri episode ya mbere ukagera kuri episode ya 90 utarakorwa, bikarangira butanakozwe. Ni ukubera iki? Ni ikibazo cy'amafaranga? Ni ikibazo cy'iki? Nshobora kuba filime mu Rwanda zitinjiza kuko bafite ukuntu bapanga akantu, wenda akantu ubona ko gashobora gusaba ibiceri, bakagapanga kuva kuri episode ya mbere bakageza kuri episode ya 90, cyangwa se bakazarinda barangiza bakagera kuri 200, bakagera kuri kangahe ako kantu ariko bagishingiyeho kandi bataragashyira mu bikorwa. Ni ukubera iki? Kandi ako kantu ugasanga kari gukurura abantu, uzi nka buriya bahise bakoye igikwe bakazana indi content tugakomeza nyine kwinjoyinga, gusa ntahindure story cyane. Ibintu byaba biryoshye man, tukabona ukuntu bazaba bameze mu rugo, tukabona ukuntu ibintu nyine ibintu bikarushaho kugenda neza, bakava mu bibazo bimwe. Ukuntu bajya mu kabazo babona ko kari gutera emotion abantu, kari gukurura abantu, biri kuyurute bakagakomerezaho kakamara nka episode 30 nibura zabaye nke bakiri kwako kantu. Bro, mubihindure, ntabwo turi kubikunda man, muhindure muduhere izindi story. Uzi nk'ubu ngubu mwongeye kugarura umusore w'umukire cyangwa mukagarura marayika wanjye, se ni Forave? Sinzi nyine njya mbyitiranya na Forave. Forave ni irangiye ni iyihe? Ariko filime zose uno musore yakinnye ni ukuri zose narazikunze kandi ni zimwe muri filime nziza. Ikibazo ni uko yashutse Tunga yashutse Tunga. Uno musore aramubwira akine filime bita umusore w'umugome, yaba yaramaze gukina umusore w'umukire biramukundira, arangije ayiterera iyo akora umusore w'umunyabwenge n'umusore w'umukira. Nta bindi yakoze, ngo titire y'umusore irarya cyane. Nangiye gukora filime bita umusore w'umusazi kugira ngo ndebe ko narya. Hari amahirwe y'umuntu, buriya nta kuntu wakora ikintu ngo kubera ko cyakozwe n'akana bigakunda ngo nawe bizakunda. Bro, you have to create your content, and ni ibintu bishoboka man, ni ibintu byaguhira, ni ibintu biri easy. Nangiye kubakorera filime yanjye bita umupuri coming soon bro. Ngiye kubaha show bita kane muri kamera, mbanze nihanagure neza mbabwire ibya filime ngiye kubakorera filime bita umupuri. Lense umupuri nzayikora n'indirimbo rero. Ngiye kubakorera filime itwika bita umupuri bro. Ni filime izaba ari nziza, ni filime izaba irimo amarangamutima, irimo agahinda, irimo urukundo,
irimo ibintu byose, irimo gufata ku ngufu abantu bikundira ibintu bya wuncenje n'imipuri n'iki. Wallahi njye ngiye gukorera show abajene niyo ntashye nzamenamo ibiceri biteye ubwoba. Nzajya mugira ngo ni za movie zo muri Hollywood. We kora subscribe kuzuza abantu 1000, harabura abantu 5. Ibaze ko ari we ndi gushaka. Uwa mbere niba ubonye video cyangwa se niba banarenze wiyongereho mani, tutwike bigende neza. Ndi gushaka ubundi 2000. So katubikore kandi bizakunda. Yamene.